Komeza nibagiwe izina rye abantu wajya ndemera noneho birenze wo muri PR bamutandera ndikumwibagirwa ariko ndazi kumwe. Ndashaka kumbwira abakinnyi babiri ba APR. Abakinnyi babiri Tereka Jimmy Gateta Ntabundi nzi rwose. Jimmy Gatete nuzi wa APR. Niwe nzi abana. Akina kuri kangahe? Akina kuri kangahe? Umwataka baje gutsinda ibitego. Ngewe nagiye mu kabari ngambanirwa n'indaya. Indaya insinyarira abakoboyi bo muri karite abantu namwereye ebana sinamenye ukuntu havuye. Iyo ndaya ntago wari wanze kwishyura. Uyu ndaya nari twari tutaragera no mu ishuka nari ngiri kumugurira arafata nuko muzigo. Abansinyarira abakoboyi urabizi by'abasitari abakoboyi nabati. Reka mbasuhuze mwese kandi mbaha ikaze ku biganiro byacu bigiye bitandukanye bya Sawa Sawa Show. Nk'uko bisanzwe tuba twabwiye ngo tugomba kubashakira amakuru hirya no hino iby'amamare bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twasuye Yaka mu rugo dukubitanye sohotse n'ikizungerezi kiwe. Yaka bimeze bite? Meze neza cyane. Umeze neza cyane warakize? Narorohewe kabisa ndikoroherwa. Shishube wanjye kumfasha buri kimwe cyose. Bari bakwishe. Bari banyivuganye. Bari bakwivuganye. Banyivuganye ariko shiri wanjye rwose rikumbaza inama. Ubu niwe uri inyuma y'ibi ngibi byo kugira ngo woroherwe. Uri kumfasha bamwita Sawa Yaka. Ese Yaka nk'ubu ngubu urabona icyiza cyo kugira umugore n'umuntu w'ingaragu nk'ibyo byakubayeho ubona itandukana ari ibi? Shanda kubwiye kugira umugore ni ibyambere. Kuna ari ibyambere ni byinshi agufasha. Agenda agufasha? Ni byinshi agufasha. Amazi muri dushe akakumesera akagutekera icyo karusho noneho akaguheka no kunda mu buriri hose. Ese Yaka ko mfite amakuru yuko wari wamuciye inyuma warabimubwiye yarabimenye cyangwa waje umubeke ko wabaye iki? Ntabwo nari namuciye inyuma. Yarakubabariye. Yarambabariye ariko yaranyishe. Yarakumereye nabi. Yarankubise yaranyishe muzo wanjye ariko ntabwo nzongera guca inyuma shire ndagukunda nibyongera kumva. Ntuzongere kumpa mu gitari. Yaka kuri story ntoya cyangwa ku mwanya muto tugiye kuba tuganiraho byenda ku bakunzi bacu ubabwira ukuntu byagenze nk'uko ubona ati Yaka afite ibikomere kandi n'ibisebura na bimwe ntibiragira. Byaba byaragenze kubabwira rero bakunzi bacu ibyambayeho rwose ntabwo mu munwa. Ngewe nagiye mu kabari ngambanirwa n'indaya. Indaya insinyarira abakoboyi bo muri karite abantu namwereye ebana sinamenye ukuntu havuye. Iyo ndaya ntago wari wanze kwishyura. Uyu ndaya nari twari tutaragera no mu ishuka nari ngiri kumugurira arafata nuko muzigo. Abansinyarira abakoboyi urabizi by'abasitari abakoboyi nabati ni wa musitari turabizi afite amafaranga ebana baraza barankubise bankubita intebe bankubita amabuye. Urumva sinzi n'uburyo navuye aho ngaho nakuye aho ngaho na ambulance. Niyo yagukuyeho? Niyo yankuye aho ngaho kabisa. Ninde wagutabarije? Abantu barahuruye cyangwa bakubisa bagusubira intebe? Abantu bahuruye baratabaza. Polisi biraje bahita bahamagara ambulance niyo yangishije CHK muri koma. Barabafashe se? Oya ntabwo babafashe kuko baratabanyitse nta n'uwamenya bari bo nanjye ubwanjye sinabamenye ko nari nahaza urwagwa. Urumva nahaza urwagwa rwose ntabwo namenye bari bo sinzi niba baranabafashe. Ubu magingo yangaye uramutse umenye nk'umuntu abantu baba baragukoreye ibyo ngibyo ukamenya ngo wabakurikirana cyangwa wararekurekera? Oya nabakurikirana bakamenya ishyize akababaro nubwo bamuha $200,000 kuko ayo nivuje ariko ntibabafunge ngera njya nifuza gufungisha umuntu wa muntu nangisho nafunga. Yakugira mituweli? Ngiye n'uguri ko Imana unanciye akaboko ukanyihera miliyoni ukagakuraho. Ntabwo nagukurikirana ngo bagufungire gusa. Reka da. Nagumana kamwe nkayasamo nkayarya da. Yakugira mituweli?
mituweli oya kubera ko njye ndi impunzi twebwe tuvurwa for free for nothing. aho ufatiwe hose uragenda ukajya kwivuza? oya ntabwo buno nakwivuza hano ariko kubera ko mfite icyangombwa cya HCR najya ku cyicaro cya HCR bagahita bakuvura. UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. Yaka yarafashe. Yaka yarafashe ubu ngubu nta kuvuga ngo ararekura umuhozi. Ubu ngubu ni patana rugi. Ni patana na rugi hano. Ni patana rugi. Nese Yaka. Patana murango. Yaka hari amakuru ari kugenda cicikana muri iyi minsi wenda yuriya mugabo bita Ndimbati w'umusitari uzwi mu mafilime agiye atandukanye y'uruhererekane no mu Rwanda. Wowe uriya mugabo nk'ibyo nk'ibyamubayeho cyangwa ibyo yakoze wowe niki ubivuga? No musitari mugenzi wawe. Rwose biriya ntacyo nabivuga kuko biriya ntawe bitabaho. Biriya ni ibintu bibaho ugeze no muri gereza abantu bafungiwe ari amakese ni benshi cyane kuko iriya ni iki kandi ari mwebwe mu Rwanda. Shira abakobwa mufite ubucyuye bukari. None se ubu nkwimye waje Nisi namwe mugira Nose kuki mutatwima? Aho mu gutse Kuki mutatwima mukaduha kandi muri kuki mubyemera se mwagiye mubireka? Mwagiye mubireka. Nose ba muri kuduha. Agato bagushyizemo. Nose kuki muri kuduha mwagiye mutobera? Mujye mubyanga. Shira mushaka kudufungisha. Oya mujye mubyanga. Yese ko nabonye wanjye mwabasore mwe nakazi kanyu ndone shira wanjye ari kubaburi. Yaka nk'ubu ngubu bakubwiye ngo nk'umukobwa akakubwira ngo n'umufana aragukunda ngo arashaka ko mu bishuti nta myaka afite. Nta myaka afite yuzuye. Kandi ukabona ni mwiza. Afite ibibuno nk'ukuri kunda. Ndakubwiye sinanamwegera. Fakumenya ko ari indaya 18. Uwo bashaka kunsuza riba. Ubaza Bana barahari beza rwose bari indaya 18 beza rwose ukabona kana kararyoshye. Ariko abo nibo bazakora kuba. Nigeze kumva n'umuvugizi wari ngo ayo maso yanyu mugenda murebuzwa ibibuno by'abana bari hanze. Nakazi kanyu ngo ribu nta myaka izabashirira. Izabakwega. Mugabanya ayo maso mwana kugenda mugenda mureba gwede ziri hanze hazabana babandi mufite ibibazo. Ariko kundi kibuno. Oya ngiye nkunda gwede kandi gwede ndayifite yanjye iyi iramagije. Iyi ngiyi rwose iramagije. Ayindi gwede nyine. Iyi niyo gwede yawe wikundira. This is my battle. Nese ubonye undi mukobwa ufite ikibuno kiriti cya moza ntago wafatiraho. Ngo ufite ikibuno kiriti cya moza. Oya. Wafatiraho. Kirabaye. Cya moza kirabaye. Kandi yakabamo Mwana we yasenyera abantu. Wamuciye inyuma. Wamwumvishe ukuntu yasenyera abantu. Wamuciye inyuma wamusize ariko ngo wamusabye imbabazi. Yaka tunyarikire muri siporo uyu munsi Kiyovu Sport igiye gukina na Sport ufaniye. Bonda fana Kiyovu. Kubera iki ufana Kiyovu? Oya ndafana rero muri Sport ugeze kundemera inoti ya 5 ushaka. Tuvuye gutya rwose murana nabo abakinnyi bari rwose bakimbona baba barahagaze ati Yaka. Ati rwose ufite 5 nawe uje kunywa gafanta ndafana rero. Urafana rero. Ariko nukuvuga ngo nuko umuntu yakuguriye ku kantu. Mufana wari ariko ubona ifana aperi mfite n'umu boss wo muri APR nibagiye izina rye bana wajya ndemera noneho birenze wo muri APR bamutandera ndikumwe bagirwa ariko ndazi kumwe. Ndashaka kumbwira abakinnyi babiri ba aperi. Abakinnyi babiri Kereka Jimmy Gateta Jimmy Gatete nuzi wa aperi. Niwe nzi abana. Akina kuri kangahe? Akina kuri kangahe? Umwatakasi bajya gutsinda ibitego. Yagiye. Yagiye ko muruka cyane. None se uwa Sports mbwiramo nk'ababiruzi. Cyane n'umwe pe. Nta n'umwe muri Reyo kabisa. Mbwira abahanzi mu Rwanda. Batanu. Mbo Bruce Melody, Mico the Best ni nawe mfana cyane. Mico the Best,
Noresi Finicha yahondera the best namuvuze niwe nemera cyane cyane isinakuleka sinzi cyadutandukanya jamais sinzakureka wowe sinzakureka ari maraga kuri nico the best karandyohera cyane niyo mpamvu uri umufana we mu bakinnyi ba filime nyarwanda se ubufana n'ubu mfana mabuje kuko niwe boss wanjye mutone yasiyagira amatahosine nk'abakinnyi ba filime batanu ufana wumva ati aba bantu barabizi kandi nanabareberaho abantu babizi umuntu rwose wakitinga umva nanjye ranyuze Seburikoko rwose arakitinga avuga ati nta n'umuntu atararyohereza rwose niwe wa mbere mu Rwanda niwe wa mbere mu Rwanda akakurikirwa nande ndi muntu ukina nkumva nawe araryohereje wakitinga ari umukozi wo mu rugo bamenye nawe rwose sene kwakitinga ari umukozi wo mu rugo rwose arayiryoshye ukabona ni sawa uwo ni gatatu uwo ni wa gatatu kane na ndimbati nawe yakinaga neza nubwo bamuyoye ariko nawe yaniryoherezaga abo ngabo nibo harabura umwe undi uwo bita Kamaro ukinnye muri Mbaya nibo bakinnyi ufana ukavuga ati abantu rwose barabizi neza none se tunyarukiye hanze yenda y'igihugu cyacu nta umukinnyi wa filime uziyo umukinnyi wa filime Rambo nzi babandi bakeraga ngo baki Rambo ni umukomando uzi ko yakoreshaga na za rokete se na za mashini none se mu baririmbyi bo hanze mu bahanzi nka babiri ba mbere Beyonce nandera abantu abahenge mbabona ku bishushanyo hano muri za salo ntabibagi kiroso nandera Chris Brown ari indirimbo yo zise imwe biki nyamari kunte karagerageje umugore wawe nakira mike ndiko ugiye kuyagarika mu komeza utubwira tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu mu Yaka urabona afite ibisebe mu mutwe baramu mu maso urebe ukuntu babigize aza yakubwiye ko yabaye iki ngiye kandi ndaza mukubise uhese wifata gute sura mbona ari kubifata gute yarambabaje nyine arasobanurira bigeze ndamubabarira kuko urumva n'ubundi sinaguma kurakara yambwiye ko ari ndaza mukubise ngo yanze kuzishyura tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda yakaragiye nicyo wabwira abantu bameze nka Yaka bateye kuri ikintu nababwira shyiraho mikoro uvuge kuri mikoro kuko bamugize kuri yese imiterere y'uko bamugize kuriya ikintu nababwira nabo ndahera no kuri uko nawe uri indaya gahore ndaguheraho kameramani se nawe ndamuheraho kameramani se niwe utajya ujya kubikora kuko ni nawe usigaye icyo nababwira rero abantu bisigaye bagiye bareka imico mibi yo gucuma abagore babo kuko utabazana mukubita bakamumena umutwe bakasiga ubuzima icyo nababwira rero imico mibi bayireke bagiye bagumana n'abagore babo ibintu by'ubura ntabwo biba ari byiza okay urakoze cyane yakagiye nubwo agiye nta kindi kintu yongeyeho ariko niko agenda reka dusoze ikiganiro cyacu bakunzi basaba rero murabizi tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa tukasanga n'abantu tukabatungura bagiye batandukanye umunsi twari turi kumwe na Yaka n'umugore we muhoza bari kumwe muri iyi minsi reka tubabwire mu kiganiro cyacu muri iyi minsi ibihe byose ahubwo reka tubabwire mu kiganiro cyacu ndakagaruka